kwezi kwa gatandatu igihe korona ije yego nicyo gihe narwaye namaze iminsi mikeya numva ndi kuribwa mu mutwe kumva hari umuriro bagira ngo ni umutwe usanzwe nkagura imiti ariko ntibishoboke ntabwo byatwaye igihe kinini nuko gusa hari muri korona nta kumuntu abona agenda ariko Imana yo mu ijuru yahise ica inzira mu buryo bwayo gusa bwonyine nta muntu wari ko agenda ntawavaga mu ntara ngo aje mu yindi ariko Imana yaciye inzira mbona uko ngera i Butare ariko nahageze ico gihe abanyarwanda nibo bazakunda kuvuga ngo yarapfuye koko yahera akavuga ngo yapfuye naje narapfuye igihe cyose bariko bantwaye mpfuye ni ukuri ntabona uburyo nageze i Butare nsanga abana bacu batoya babiri baje kundeba sinigera mbabona namaze koroherwa ndababwira ndetse mwariko mubona ameze gute ese narabavugishije narabasuhuje ngo wari umeze nk'utatuzi nageze i Butare mvuye i Rusizi ntigeze menya aho twanyuze sinigeze mbimenya ahubwo nza ntekereza Imana ubundi njye nari nzi ngo umuntu upfa wazapfa ari akumva ukuntu ari kuziba umwuka akumva ukuntu ari kubabara naho gupfa ni ugusinzira yego no gusinzira nuko zaramfashije nukuri namenye kuko umuntu atazapfa yumva ni ibitotsi gusa bijana umuntu kure ariko ni nguko tuzadusinzira hari muri korona nageze i Butare sinamenye iminsi nahamaze nimba ari ingahe ngo ndi mu kato icyo gihe cyose nari ndi iyo ngiyo ntabwo numvaga nimba narahagize iminsi nimba ari 5 nimba ari 3 simbezi nuko niho baboneye indwara basanga nyine mfite ikibyimba mu mutwe bahita bohereza indwara babonye bohereza kuri Faisal kubera ko ugomba kugendayo batamwemereye ko bashika bakabona igitanda uryamaho ukabona n'umuganga ukuvura ugenda uko wabonye muganga wabonye n'igitanda Imana irabikora kiraboneka nawe araboneka ariko nanone ikibazo cari korona nagezeyo nanone ndasangira iyindi minsi ntazi nanone ngo ndi mu kato bavuyemwo nibwo banjanye muri sale dope barasura barambaga nyine nibwo bambaze bwa mbere ariko sinamenye ngo ngiye kuja muri sale sinigeze mbimenya nagiye kwicura usanga barambaze ntarabimenye ariko hagati aho ngaho nibwo nabonye ukuboko kw'Imana yarantangaje n'ubu ngubu nza mbitekereza bikantangaza ukuntu Imana yansuye mfuye ndahari ariko Imana ikansura kandi nkabimenya nkibuka ibyo ntariko mbona nibwo nahise mpabwa rino jambo ryo muri Esaya 43 Esaya 43 mpabwa umuririmbyi wo muri Zaburi 118 ku murongo wa 17
mbona umuntu ampereza ikintu nabonye ansingiriza akantu kameze gashushanyije nk'umusaraba. Kari akaba gatoya ariko kari gashushanyije nk'umusaraba. Numva indirimbo ndaririmba ngo sinzapfa ubwo nzarama, Shimwe. kugira ngo tekerereza abantu imirimo Uwiteka yankoreye, ari byo by'ibindi gukora uyu munsi nakoze. Hano muri Isaya igice cya mbere kugeza ku murongo wa 2 havuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakumva wowe Isirayeli, baravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanje. Yego. Aha hantu ndahakunda cyane, naguhamagaye mu izina ryawe ngo uri uwanje. Akomeza aravuga ngo nunyura mu mazi ngo nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi izagutembana, nunyura mu muriro tuzapfa, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Imana ishimwe. Amen. Iri jambo niryo ryampumurije buri kanya, numvaga kumva ni ijwi riri kumbwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Imana yabanye na Yona mu nda y'urufi, ngo niyo iri kumwe nawe. Amen. Nabonye Imana aho hantu ni ukuri, kandi hari ahantu hagoye, kandi sinzamenya, ariko ibyo ari byo byose ni mbere yo kubagwa. Ko nyuma yo kubagwa nahise ngarura ubwenge, nahise numva, nkomeza kubona Imana, nkomeza kubona imbaraga zayo. Barambaga bararangiza kubagwa mu mutwe, mu bwonko, mu bwenge. Ikaba nkibasha kuvuga, nkibasha kugenda, ndashima Imana yabikoze, kandi ngatera umwete umuntu waba afite ikibazo nk'icyo ngicyo. Aho niho bampereye igisubizo, barambwira ngo ikintu basanze mu mutwe ngo bagipimye, ngo basanga ngo harimo amaserire, sinzi nimba abantu bayumva, bamwe ngo yafashwe na kanseri, ngo naho ayandi ntibafite ibipimo bihagije byo kuyapima. Kuva uwo munsi numva amahoro arashize, numva ndababaye, numva birambabaje cyane. Ko nibuka ko Imana yambwiye ngo sintinye, gakomera. Yego. Kandi n'iyi ndirimbo Imana yari yampaye ivuga ngo sinzapfa ubwo nzarama, nayo kumvira nkomeje. Uyu munsi wa none, niba hari umuntu ufite umuntu urwaye bene uko nguko, cyangwa se wahawe bene icyo gisubizo giteye ubwoba, icya mbere umuntu agomba kugira ni ukumenya kwatura neza. Yego. Nzinzi umuntu wasenze aravuga ngo abantu basigaye bavuga ngo indwara zabo. Kwirinda icyo kintu cyo kuvuga ngo indwara yawe. Rero kuva nta ndwara sindavuga ngo utese. Ntabwo ari yawe, ni ikiza kiba caje, ariko ntabwo ari yawe. Yawe umuntu ufite umurwayi, umuntu uzaba umurwayi, hari abantu bo muri Canada banterefonye bari kumbaza nimba hari waba uri aha ngaha, bambwira mwene data warwaye, ndanamuzi nawe n'uw'iwacu. Ni ukuri bakomere, gahunda ni iy'Imana, kandi ibyo tuzatuvuga nyine kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye tuze tubishyira mu bikorwa. Yego.
niba dusenze ukavuga ngo Imana ishobora byose, menya ko ibyo byose biri mu iyo ndwara nayo iri muri byose, nayo ntinaniranye. oya kandi ikintu namaze kubona, abaganga nabo udahagaze ngo ugire kwizera, nabo bosha umuntu umutima, baguhebuza bakama bakubwira ko bidashoboka, bagahambira kukubwira ndagira ngo n'umunsi uzapfa, ariko nukubahakanira. Jewe nageza mubwira nkabamubwira ndi muganga, wowe ni wowe uzombwira ko nakize, igisubizo ni wowe uzakimpereza. Ntabwo simfite gupfa, ibyo ngibyo uhavuga sinje uhayivuga n'abandi. yego Ndashimira Imana kuko yabikoze, shimwe ndashimira Imana n'ukuri kuko ari Imana ishobora byose kuko twabivuze. kandi n'ubundi nawe ufite ikibazo umenye ko Yesu arakora uko yakoze bya bindi byose tuzadusoma barya bose yakijije, n'uyu munsi niko akiri, ntabwo yigeze ahinduka, ntazanahinduka. yazuye abari barapfuye, ahumura abavutse ari impumyi, ntacyo kimunaniye. Mukomere kandi mwizere, twizere Imana yacu irashoboye, amen no kubikora izabikora ni ukuri. Reka ndekere aho ngaho, amasaha yagiye. Gusa icyo mvuze ndavuze ngo Imana irashoboye, niyo nyiri byose. N'ijambo ry'Imana riza rivuga ngo abapfa baze bapfa kubw'umwami, no gukira niwe wenyine, nta wundi babigiramo uruhare. Abaganga ni abafasha b'Imana, ntabwo bashobora kugarura iminsi tuza tubabona hano ibiriyo bya buri munsi, abaganga baba bahari. Ariko twizere Imana yacu, Imana irashoboye kandi n'ubu iracakiza. Yankishije, nushaka kurya tuzadusenga tukavuga ngo Imana yabande, tukavuga abakera, ubu noneho tuze tuvuga Imana yacu iyo turi kubona ubu nyine. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo buri wese ngo azagira zaburi yiwe. Zaburi zirahari, ni ukuri ndayifite, nawe urayifite, n'abandi bazayigira. Imana itabare, abihebye basubizwemo imbaraga, bizere gusa, bizere izina rya Yesu. Yesu azabikora, agira neza, azajana ugejeje ku gihe, ariko ugifite igihe ciwe ntaho umuntu atova. Ni ukuri ntaho Imana itokura umuntu. Reka turekere aho ngaho, tuzakomeza n'ikindi gihe. N'uwagira ikindi yasaba Aimable nimero akantelefona, tukavugana nkamubwira icyo yifuza kindi. Akoze ngaho, twese Imana iduheze umugisha hamwe. Mwakoze cyane.